twongeye kubasuhuza no kwifuriza amahoro y'Imana abakurikiye Mark the Media Rwanda. Uyu munsi ni umunsi wakonje aho twiriwe tureba mu binyamakuru bitandukanye, ariko kandi noneho uyu munsi ntabwo nje jyenyine, ndi kumwe na mugenzi wanjye baramwumvise ubushize mu makuru, reka abanze abibwire. Hello guys, ndabasuhuje cyane bifuriza amahoro y'Imana abakurikiye Mark the Media Rwanda. Ni Elizabeth Nyandiko bw'Imana. Twarabaye mu minsi ishize mu makuru yari byasohotse mu binyamakuru, n'uyu munsi rero nagarutse. Okay, urenda kugenda? Ndahari, iminsi yose ndahari. Okay, urumva rero twajyaga dukorana ndi jyenyine mbabwira twiga amashanyarazi tugira gute n'ibindi biganiro. Uyu munsi tubaye babiri ndetse n'abandi bazagenda baza. Ndasuhuza cyane abadukurikira, cyane cyane abanyeshuri bacu b'isomo ry'amashanyarazi. Umunyeshuri w'umunsi ni uwitwa Fabien w'i Rubavu. Ubwo n'abandi namwe mujye mukora ku buryo muba abanyeshuri b'umunsi. Hanyuma Elizabeth, muri weekend habayeho amakuru menshi, ariko harimo inkuru zimwe na zimwe zarimo zicaracara mbere ya weekend. ngira ngo banze utunyuriremo izo wari ufite mbere y'uko weekend igera, hanyuma nanjye ndavuga ibyo muri weekend ndumva umuntu wabyiye. Sarakoze mugenzi wanjye. Muri weekend cyangwa se na mbere yaho hari inkuru nyinshi zigiye zitandukanye, by'umwihariko ikibazo cyariho ni imfungwa z'insengero. Kugeza ubu hamaze kubarurwa insengero zirenga 8,000. Ariko nguciye mu ijambo, ubwo ni ikibazo se cyangwa ni igisubizo? Ni ikibazo ku bakristo, ni ikibazo ku bakristo kuko bamwe bari kuri ahantu basengera, kandi leta iri kubakura mu byatuma babura ubuzima, si ubwo si ibisubizo? bitewe nyine n'ukuntu abantu tugenda twumva ibintu, bamwe turumva ko ari ikibazo, abandi bakumva ko ari ibisubizo, ariko muri rusange nyine mbega byabaye nk'ikibazo. Komeza inkuru yawe. Yego. Hirya no hino mu gihugu rero hamaze kubarura insengero zirenga 8,000. Ni mu gihe ikigo cy'igihugu RGB cyakoze igenzura ku nsengero zigiye zitandukanye, niba zujuje ibisabwa. Yego. Imirindankuba, intebe zo kwicaraho, nubwo bitanditse kuri rwa rutonde. Abayobozi, hari insengero zitagira intebe zo kwicaraho, hari insengero zitagira inzugi, yego, zidakinze, hari insengero amadirishya atarimo ibirahuri cyangwa se atanakinze. Zirahari rwose. Hari n'izigiye zikorera mu tubari, bamwe ugasanga barakodesheje nyine bakodesha akabari. Yes, ahari akabari ugasanga bose bashyiramo urusengero, ariko akabari kakahava kakahava, cyangwa urusengero rukajyamo ku manywa, nimugoroba hakajyamo akabari. Oya. Ibyo rero RGB nibyo yagomeje kureba, ugasanga nyine hari insengero zubatse ahantu hatemewe, hatari imiturire, ubuhinzi. Yego. Ibyo rero RGB yarabigenzuye nk'uko leta yacu ari umubyeyi, yavuga ati oya reka tugerageze kugabanya akajagari kari mu matorero. Yego. Ubwo RGB umuntu yayikomera amashyi, nibakomereza aho ngaho, kubera yuko ubwo nari nkivuga bya bindi. Umuntu yinjiye mu rusengero, nta ntebe irimo, nta dirishya, imvura iraguye, umuyaga uraje, aranyagiwe, hanyuma nta na tuwarete. Abapasiteri mwe muba mwaranditse itangazo ngo mujye muva mu rugo mubirangije. Kuvuga ngo ziriya nsengero bafunze, ibyo ari byo byose abantu bafungiwe turabaha pole, ntabwo babura kubaha pole, ariko kandi bafatanye n'abayoboke babo bagwiza ibisabwa. Ariko se kandi ku bijyanye n'amashuri biragenda bite? Ko kaminuza bayiga imyaka 4. Ukuntu mbyumva, na mbere yaho RGB yari yatanze integuza, abapasiteri bamwe basaba imyaka 5 kuba barangije kwiga, bakaba bafite nyine impamyabumenyi. Rero imyaka 5 yararangiye, kandi ntabwo bagaruka. Utaragiyeyo? Utaragiye nyine wenda baramushyira ku itorero kandi bamukore ku none ko ushobora kuza gusanga itorero riri aho ngaho
uwarishinze mu mushumba mukuru nawe akaba nta mpamyabumenyi nta toronkoma oh my god sibyo nta toronkoma afite turabasabira babongere iminsi oya ahubwo dore inama nibegere mifotora bashyiremo imyanya muri mifotora bashaka gutanga akazi k'umupasiteri ufite lisanse muri teoloji tudashingiye ku idini runaka nashaka bari umudive abadive nibo bafite abantu benshi bize teoloji urumva hari n'abiga ku giti cyabo mu yandi madini babaha akazi kuko twamaze kubona ko twose ari iki ari akazi iyo niyo nkuru wari ufite yonyine yego ariko nayo irashyushye kuko izi nsengero zirenga 8,000 uzi yuko ziruta utugari tw'u Rwanda inshuro 2 kuvuga ngo muri buri kagari hafunzemo urusengero bivuze ngo hari iziri muri buri kagari zifunguye noneho hari byanze bikunze muri buri kagari hafunzemo 2 ni ikibazo si ikibazo cyane cyari igisubizo ahubwo ikibazo kirimo ni uko zituzuza ibisabwa kugira ngo zikomeze gukora ibyo zigomba gukora ariko se tukiri no ku rusengero tukiri ku rusengero imyumvire y'abantu bafite insengero sibyo imyumvire y'abantu bafite insengero nayo irakemangwa gute ibintu bigisha nabyo biri mu bintu bishobora kuba byatera ikibazo aho ngaho ngewe nkaba ari naho mbona RGB igomba kureba itarebye ku mapave itarebye ku busitani itarebye ku ki bajye bohereza abantu bamenye ibintu byigishwa mu rusengero hari insengero zibwira abakristo kudatanga mituweli hari abana batiga hari ubwishingizi bw'Imana ijuru se hari indwara Imana ikorana n'iby'ijuru kandi mu ijuru nta ndwara zibayo twikomereze rero muri weekend irageze ubwo urumva hari abantu nyine batagiye gusenga ariko niba bataragiyeyo nabo ni ugukabya kuko niba izabo barazifunze hari izifunguye hafi aho iyi myemerere itandukanye hari igihe wumva ati njyewe wenda nsengera mu badive ntabwo najya muri ADPR oya ngaho byo nta mudive wajya muri ADPR ariko se umwadeperi n'umuporoso n'umudezami n'umuperesibiteriyeri kuki abo bose bafite uko bumva kimwe b'abaporotesita bose bagakora igiporotesita kimwe bakubaka urusengero rumwe runini mu murenge niko ngiye mbyumva hanyuma rero ubwo abagumye mu rugo nyine tubahe pole ariko muzadushyigikire tujye tubigishirizaho hano twebwe tuzabigisha ari iby'abadive turabizi iby'abarokore turabizi iby'abasilamu tuzabazanira shehe iby'abagatulika tuzabazanira umuntu w'umugatulika sibyo wowe ukore subscribe gusa ubundi ibindi tuzagenda tubibaha hanyuma ariko abanyeshuri b'amashanyarazi ntabwo twahagaritse ejo ni isomo rishyashya bwira n'abandi baza bicare bige ejo rero ku cyumweru icyo twari dutegereje kigiye gutya kibe kirageze umunsi w'ubukwe twari tumaze iminsi dukoze amatora ariko njyewe uriyo natoye uwo natoye atararahira mba numva afite akantu k'akwangombwa n'ukuntu wese kuki atarahira ngo tumenye yuko byarangiye ejo rero nyakubahwa perezida Kagame Paul ararahira hanyuma ikintu nabonye gikomeye isomo rikomeye cyane apana kuri njyewe apana no ku banyarwanda si isomo kuri njye si isomo ku banyarwanda ahubwo isomo kuri Afurika nkunda gukurikirana irahira ry'abakuru b'ibihugu byo muri East Africa iyo barahiye ngerageza rwose gukurikira indahiro zabo mu Rwanda niho honyine ngendeye kurahira kwa Mandishize n'iyi ngiyi niho honyine
tugira abashyitsi b'abakuru b'ibihugu benshi. Ubu ngubu twari dufite 22, hanyuma twashyiramo n'abahagarariye ibihugu byabo boherejwe batari abaperezida. Ubu twari dufite abaperezida 22, abaperezida 21 n'umwami wa 22, sibyo? Noneho washyiraho abandi boherejwe na za leta bakagenda bagakubita 40 na vuga ngo igihugu cya Afurika hari ibyohereje 2 gutyo gutyo, hanyuma hari ibindi bibiri byigize ingungi ukuntu. Ibyo nabyo byabyo bizaba bimenyekana kera, ariko ejo byari ibirori. Aho ngaho iwanyu mu mudugudu byari bimeze bita, abantu babireba ku mateleviziyo, amaradiyo twumva, byari ibintu by'umunezero ku iratariki twese abanyarwanda twese twari dutegereje. Twumvaga nyine yaratinze kuko yego wenda twaratoye tuva mu matora dusirebura intsinzi ya pike, ariko uriya munsi wo ku itariki 11 z'ukwezi kwa munani, yego itariki 11 z'ukwezi kwa munani, twari mbega ni akaradiyo kavaga ku musego mbese nyine sinzi ko nabisobanurira. Abantu bose bari bategereje, abantu bahereye mu gitondo bategereje ngo biraba ryari. Hari nari ndimo soma mu kanya mbona hari paruwasi imwe y'abaporoso yari yatanze n'itangazo y'uko amateraniro ya mu gitondo atari bube ahubwo ari bube saa 9. Ngo ntabwo bari bafite amakuru y'uko kurahira biri bube saa 9. Iteraniro rya mu gitondo ntiriba ahubwo rirabasanga saa 9. Abanyarwanda rero byari ibirori, kandi ntabwo byari ibirori ku banyarwanda gusa, ahubwo ni kuri Afurika. Abakuru b'ibihugu 22 bose bicaye hano bategereje u Rwanda riganira rwiza. Iyo ugenda muri iyi mihanda ureba akavuga uti dore igihugu. Noneho mu bihugu biduturanye bimwe na bimwe ntari buvuge, imihanda ni ibinogo. Iyo bageze ino rero birabacanga bakavuga bati bimeze bite. Hari n'abavuga ngo twarabibye turaza gukora imihanda, ariko umwe wabo yarababwiye ati ese ko biba tuvuge ko biba 50%, 50% bizoye mubishyira he. Hanyuma nanone hari n'inkuru yamenyekanye muri iyi weekend, ifungwa ry'umuntu witwa perezida w'imihanda cyangwa se perezida w'abayutubers witwa Rwema Pascal. We yafunzwe, ntibitindeho cyane, yafunzwe azira kwihesha ikintu cy'undi mu buryo butemewe n'amategeko. Rwema yari umuntu twese twemera, ugira ibitekerezo byiza, ugira abantu inama, ariko gihe naratunguwe. Gusa bibaho yuko umuntu ashobora kugira gute kugutungura. Reka dukurikirane by'ubucamanza by'amategeko bizakora. Hari buriya iyo umuntu akiregwa aba ari umwere. Abakunzi ba Rwema ubwo mukomeze mu musengere, ibibe ibyuya ntibibe amaraso, sibyo? Hanyuma twambuke hakurya, twambutse Akanyaru cyangwa se twambutse ishyamba, tunyuze i Nemba. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi nyenicubahiro Generali Neva cyangwa se Ndayishimiye yakaniye n'umweyo, afite umweyo mu muhanda wa Bujumbura, ari kugenda kubura. Kubera perezida ari gukubura mu muhanda wakwitwara urumva byantungura cyane. Perezida afite umweyo, iyi myeyo iyi hano iwacu tugura 700 iba kubura bunamye, ari gukubura mu muhanda. Muhuye wabigenza uri umuturage. Sinzi ko ukuntu wahita witwara muri ako kanya, ariko njyewe ku ruhande rwanjye urumva wa mugani wawe wakoropa. Perezida Ndayishimiye aravuga yuko abarundi benshi bagira umwanda. Ahantu amavidewo yagaragaye yari kuri Minisiteri y'Ubuzima,
ubwaho naho yahasanze umwanda, yakuye umwanda, ibintu byaboze. Ati ahantu mukorera niho mukura korera urabizi. Aho mukorera hari umwanda, mwambaye amakoti, mumeze neza, murasa neza, ariko mukorera mu mwanda, bwacya mukavuga ngo mwarwaye korera. Amazi ngo ni mabi kandi ari mwe mugira gute, ari mwe muduteza korera. Ariko rero ntabwo bari kunyumva, usanga ibintu bajugunya aho babonye. Umusirimu rwose ukabona imodoka ikunyuzeho, njya mpura nazo muri uriya muhanda gutyo uduhuza, ukabona ajugunye igipapuro muri kaburimbo. Nta munyarwanda ugikoresha ibicupa by'amazi bike. Neva rero yasabye ngo amaradiyo yose ngo abitangaze yuko icyumweru dutangiye uyu munsi ari icyumweru cy'isuku mu Burundi. Ubwo natwe turabimutangarije, abarundi badukurikira, nk'abarundi iki ni icyumweru cy'isuku, mugire isuku, sibyo? Mugire isuku, mufite umuperezida ushaka kubashyira ku murongo ibintu by'umwanda, no kuri minisiteri y'ubuzima kubera akaba umwanda ubona kuriye. Birakabije. Inkuru z'icyumweru njye nari mfite n'izo ngizo, kereka niba hari indi ufite. Cara muri karitsiye, ibintu bya donda ubwonko bimeze bityo. Ibintu bya donda ubwonko muri karitsiye mu Rwanda biri kugenda bisa nkaho bigabanyuka, abantu bari gusirimuka, ntabwo bakibadonda ubwonko cyane. Aho dutuye bo hirya no hino mu gihugu naho uko umuntu agenda afata amakuru usanga bigenda bigabanyuka cyane. Abantu bahagurukire gukora, bagabanye kunywa inzoga noneho zitanemewe zo kubadonda ubwonko. Reba akantu kadonda ngo ku bwonko bwawe uhita upfa, sibyo? Hanyuma rero turabashimiye cyane, turabashimiye ko mudukurikira, tubifuriza kugubwa neza no kugira umugisha w'Imana. Ukora subscribe kandi ugakunda n'ibiganiro byacu, ukanda hariya handitse like, hanyuma ukabisangiza na bagenzi bawe kugira ngo umuryango ukomeze waguke. Kandi ikindi, hasi hari nimero za telefone, mwemerewe guhamagara, mwemerewe kutwandikira, ndetse ushobora no kwandika muri komenti. Ibitekerezo byanyu byose tubiha agaciro. Ejo tuzasuhuza undi muntu uri bwigaragaze muri uyu mugoroba. Hanyuma Elizabeth nawe agiye kubategurira, tubwira ikintu ugiye kubategurira muri iki cyumweru. Ngiye gukomeza nyine ndeba ibyasohotse mu binyamakuru, mbategurire inkuru nyinshi nziza ndazi ko muzazikunda. Rero nanjye ndabasaba gukanda subscribe, mukadukunda cyane, mugakora share, comment nazo zirakenewe kugira ngo dukomeze guteza imbere itangazamakuru. Arakoze cyane rero, ariko hari akantu ushaka nanone ko dushyiramo. Turashaka nk'uko tukwigisha, ndashaka ko hari ikintu uzigisha abantu guteka, sibyo? Cyangwa tukabigisha kotsa ibijumba. Murakoze, mugire amahoro y'Imana. Ndimo ndagenda buriya, kandi na Elizabeth buriya yagiye. Bye.